ampaye nka rushingano. Ibyo bintu uvuze bishoboka bite? ese Bishatse kuvuga yuko waba ah, hmm? warahukanye? ntabwo nahukanye, Hmm. naratashye. Wagize gute? Naratashye Watashye kwande? kwa papa wanjye. Reka tubanze twumvikane. Ntabwo nyemera nk'umubyeyi wawe. Kukwemera ni kimwe no kukwemera ibimbwira ni ikindi. Oya, tubizi ibyo nkubajije. Ndakwemera. Sindi umubyeyi wawe. Sinakwibyariye. Yego. Sinakureze. Yego. Sinagukujije. Sinagutoje imico myiza. Yego. Iyo mico ufite kunshoboza uyikura hehe? Ese ubundi urashonje? None se nararyaga. Sha, ibibazo biragwira ariko ibyo ni ibibazo birenze ubwenge bwanjye. Si umukobwa wanjye koko ko maze ngiye mubona hano kandi nari nzi ko yaje aje kudusura, byagenze gute? Ese hanze haramubihiye? Kuki se atanambwiye basi niba ari n'irungu ryamwishe ngo maye na murumuna we basi banajyana, ariko wenda mumenyereza urugo byaba byaramugendekeye gute? Reka muhamagare mbanze mubaze. Soni, niko Soni? Karame papa. Umva hano tuganira. Nsanga hano muri salo. Karame. Akira agatebe hanyuma tuganire. Yego. Amakuru? Amakuru ni meza. Ni amahoro? Ni amahoro, nari ndi mu gikoni ndi gufasha mama gutegura ibya nijoro. Umukobwa wanjye rero nari mpamagaye kugira ngo uze hano tuganire. Byagenze gute papa? Nagira ngo umbwire tuganire, hari utuntu numvaga nshaka ko tuganiraho dukeya, ariko humura nta kibazo. Mama se arahari? Mama hari umukecuru yaraherekeje wari waje kudusura. None si ibintu warimo gukora numva iminota mikeya hari ubwo biri bwangirike? Oya, ntabwo biri bwangirike. Mwana wanjye rero urabizi ko ari we mfura yanjye. Yego, ndakumva mubyeyi. Ntabwo ari we wenyine, n'uriya murumuna wawe mwavutse muri impanga. Urabizi yuko muri abana banjye ndabakunda. Yego mubyeyi. Ariko cyane cyane wowe urabizi ko ngukunda cyane. Yego mubyeyi. Naragusabishije ndagushyingira rwose pe. Ntubizi se? Ndabizi papa. Kandi mba nkushimira ko wanampesheje icyubahiro no mu bandi. Ariko nari ndimo kwibaza, ntabwo mperutse kumenya amakuru y'umukwe wanjye. Umukwe wanjye ameze ate? Araho. Kuki ubanje kwiyumvira cyane? Bimeze bite? Ntabwo ari cyane. Araho bitari cyane? Nyine araho. Ameze neza? Ameze neza. None se wenda icyo si cyo cyari icyangombwa cyane, ariko namutekerejeho cyane ndavuga nti reka mubaze amakuru ye, ariko nsubije nk'umuntu waba utayazi. Kubera ko maze iminsi naraje nyine kubasura, ntabwo mperuka kumubona amaso ku maso, niyo mpamvu. Aha, ungereye ku ngingo nifuzaga. Ese koko kuva ukuzuziranye umaze guca akenge ubona mama wawe, wari bwabone mama wawe yari bwajya iwabo akamarayo iminsi nk'iyo umaze hano? Ntabwo ndabibona. Biterwa n'iki none wowe? Byakugendekeye bite? Ni ukubera iyihe mpamvu? Ariko si papa, uyobewe ko gushaka umugabo mudahuje ururimi nta n'umuvandimwe mwamaye ngo tujyane, urabona uru rushako ntari kurushobora koko? Oya,
ariko nubwo mubaza ibibazo byinshi ariko ntugire ngo hari nakurambiwe mwana wanjye, ariko twese ababyeyi dushimishwa no kubona umwana wawe wibyare yubaka akaremya. ariko se papa ko bizi ko uriya mugabo namushatse mukurikiye amafaranga kandi byari ukuri se? kandi andusha ubukuru. Ubu urabona nashakana n'umuntu ndusha imyaka 40 yose tukabasha kurwubaka. Ntabwo twumvaga ko akurusha 25 ra? Yari kubeshyaga kugira ngo umuhe umugeni. Yego. None se ubwo ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko nyine bidashoboka. Ampaye nka rushinga bigwe. Ibyo bintu uvuze bishoboka bite? Ese bishatse kuvuga yuko waba warahukanye? ntabwo nahukanye. Naratashye. Wagize gute? Naratashye. Watashye kwande? Kwa papa wanjye. Waratashye? Ariko ntabwo numva impamvu yatumye utaha. Ngenda nari ndambiwe kubaho muri gereza nakwisanzura mbona. Muri gereza gute? None se rebe ko umugore wamaye twabanye mu mibereho ya gereza. Bimeze bite nyine? Bimbwire neza rega mwana wanjye. Basi se ndabyumva ushobora kuba waragize ikibazo cy'irungu. Reka basi nguhere ampanga yawe mujyane hanyuma mugende. Ntago nasubirayo. Nagezeyo nsanga afite abagore 6. Izina rya Yesu. Kandi ubizi neza ko yatubwiye yuko ndi umugore we. Amaye nkatwatara. Afite abagore 6 kandi erega ntukizera aba diaspora. Hari abana twatubanye utwondo nibo nkeneye kugira ngo tubane. None se mukobwa wanjye koko reba uyu mukuru wanjye yaraje adukura mu cyara tuzana mu mugi. Ibi byose ubona naha ngaho ubona hose turi ni ukubona we. None ibyo bintu uratinyutse urabikora? Nagombaga kubikora kugira ngo nirengere nese kugira ngo nzapfe. Nahisemo nyine gutaha. Nese siyo mpamvu ubona natinze. Wasabe twataramye kuko ino nkuru yazavugwa hehe? Ntabwo nzasubirayo, nibashaka bazayivuga uko bashaka, nawe nushaka unyirukane. Ariko uzi yuko wakuriye mu gakiza? Wari uzi yuko ijambo ry'Imana ritemera igikorwa nk'icyo? Oya, ba witonze. Wari ubizi neza yuko inkwano twazifashe? Wari ubizi yuko twaguherekeje ku manywa? Wari ubizi yuko indirimbo zifasha abantu ari izo waririmbye? Reba nk'iri ivuga ngo ni nyinshi. Ariko se papa, reka tureke kwita ku bikorwa nakoze no kwita ku magambo y'ibyo navuze, ahubwo twite ku bubabare mfite. Ubabajwe n'iki ko aricyo ntumva? Ubabajwe no kuba umugore wa 6? Nese ngenda nashatse umugabo undusha imyaka, amaze kundusha imyaka afite n'abagore 70, nafite n'abagore 6 ngendo wa 7. None se ubwo ngubwo urumva nagira ube bushobozi noneho tubana ku nkeke, nagashobora kuma amahoro, nta n'urukundo ashobora kuma. Kandi mwebwe mushobora kuba muzi yuko ari umudiaspora ufite amafaranga ariko nta nayo afite. Ni mayibobo yigendera. Kandi yaratwimuye mu cyaro akatuzana mu mujyi tubireba. Rero se ko ari imitungo y'iwabo yari yagurishije. Ni imitungo y'iwabo yari yagurishije? Ubwo byumvikane ko ubayeho nabi mu buzima bwa gikene. Yego. Hari ibintu nta erega mwebwe mwizera aba diaspora ariko mukareka kwizera abasore b'iwacu babandi twatubanye twone. None se wa mukobwa we ko yaje twumva yuko acuruza peteroli, akaza twumva yuko afite amabisi, akaza twumva yuko afite kampani itwara abagenzi hirya no hino, hirya iyo ngiyo iwabo mu mahanga, afite acuruza ibitora, ari umuntu ukomeye, urumva uwo muntu twari kumukatira gute? Nyine amareshya mugeni ntabwo ari yamutunga. None se Sonia, Karame, ibi bintu
urumva amaherezo azaba yahe? erega wivunika papa, bya bintu byose nakwandikiye byari ukuri, ntabwo nzasubirayo. ese biriya bintu wanditse ku rubuga rwawe rwa Hajyaribihe, ni kuri mesaje, biriya bintu wanditse kuri mesaje kandi unyandikira umbwira yuko utishimye, dore ngibi urugo urimo utarwishimiye, kuko burya byari ukuri niwe wabyanditse. ni njye wabyanditse ku kibazo twabisibye byihuse byatewe n'iki? Ziko nari nzi ko wibeshye. iyo ufite umujinya ukora ibidakorwa, waba ufite n'agahinda ugakora ibidatunganye. kuba njyewe narabikoze numvaga mfite umujinya. Ikibazo ni uko wabikoze utangisha inama kandi ubizi yuko already twariye ari amafaranga y'uriya mu diaspora. Uriya mu diaspora twariye amafaranga ye, tumuha umugeni, yaradukwereye bihagije, kugeza ubu ngubu niyo waba igicuruzwa nkakwakira nkagusubiza. nta kibazo. Utonde, niyo waba igicuruzwa nkakwakira nkagusubiza undi, ntabwo amafaranga bampa ntashobora kwishyura uriya mu diaspora. ubwo nyine nta kibazo nawe. Oya tubanze twumvikane. ufata amafaranga baguha, umvira mu rugo we, umva mbanze nkubwire ibyo bintu ntabwo ari byo numva. ntabwo ngiye. Amambere waragiye uhera muri Canada, uvuyeyo nkubaje ngo urahukanye, ngo ndatashye. uzi yuko ngaha hatakiri iwanyu? ntubona ko n'igitanda cyawe kiryamaho abandi bantu? ugiye murumuna wanjye, umuhe murumuna wanjye bazabane, ye ntabwo nzasubirayo. oya waba usebeje umuryango no mu itorero baduseka. ejo bundi mu itorero baraguciye kubera iki? kutubahiriza amahame y'idini. itorero ntabwo ari ryo turemera baradutenga kubera ko twashaka kugushyingira. nta kindi kintu twari gukora, ntitwari kwirengagiza ari amafaranga yo muri diaspora. reba yadukuye mu cyaro tuzana mu mujyi, none ibintu byose birapfapfanye. imbuga nkoranyambaga niwe zirimo kuvuga gusa, none urimo uravuga ngo muke. papa ndakubaha urabizi, ariko ntabwo nshobora gusubirayo. ibyo nkubwira ndarahiye ni ukuri, manitse n'ikiganza. reka tubanze twumvikane. ntabwo nyemera nk'umubyeyi wawe. kukwemera ni kimwe no kukwemera ibyo umbwira ni ikindi. oya tubizi ibyo nkubajije. ndakwemera. si ndi umubyeyi wawe? sinakwibyariye? yego. sinakureze? yego. sinagukujije? sinagutoje imico myiza? yego. iyo mico ufite kunshoboza uyikura hehe? ese ubundi urashonje? none se nararyaga? inzara none ufite ndabona ari n'ikirarane. uzi ko mbona ufite ikirarane? none se ntabwo naryaga. ureka njya basi gutegura mama naza mu biganiro. inzara ufite ndabona ari ikirarane vrema. ese ubundi uheruka kurya ryari? ngemeruka kurya cyagiye buri buke tugakorana ubukwe. nibwo uheruka kurya? aho ugereye hano ntabwo urya? ntabwo ndiyakira. ntabwo uriyakira? ni ukuvuga ngo urimo urarya iby'ubu ngubu ariko kuziba icyuho cy'ibyashizemo biranga. mwana wanjye ko nagushyingiye kuko ushyitse nkagushyingiye, kandi dore ubu ndabona unatwiterega birashoboka. none se wavayo nta nda ufite? nzabyara nyine. ni ukuvuga ngo wakuze inshingano nk'umugore nyine. nese ko yari yanjyanye nk'umugore we, twagera ngasanga ni muri gereza. ariko none mwana erega papa ibyo nkubwira njyewe mbihagazeho, none uzarebe ko azigera nakuvugisha. ariko uzi ko kuva wamugana ugiye kuva ugeze hano kataranamamagara. nibyo nkubwira ni ukuri, wihanga amaso mu diaspora ngo ni uko yatwimiye akadukura ahantu habi, cyangwa se kubera ko yaduhaye amafaranga, ahubwo urebe impamvu. njye ibyo nkubwira ni ukuri mubyeyi wanjye. ariko si ubu kuko ibi bintu nabikoreye iki? ni iki cyatumye ubundi mbona ishitamba ngatanurwa nayo nambaye? ariko ubundi wari kubura abandi bose ntabarere isunda. cyeye ikibazo cyawe nabonaga nta n'umusore ugutereta. uru rugo hari umusore warukandagiragamo? none se ko nateretwaga na ba bandi bo ku ivuko kandi nkaba mbona utabakunda? ese wowe jyewe mvutse
ndi uwo kwa Kanyarutoki, Mm. noneho n'umwana wo kwa Nyirabyatsi aje gutereta kwa Kanyarutoki. Ntabwo bishoboka, ntabwo byari gukunda. Basi Kwa Nyirabyatsi haranabonaga benga urwabo. Ese ubwo bukwe bwacu bwari kugeramo n'imodoka yahiye? papa nakwandikiye ko undi mugabo nzakunda nzabanza amashishozi, mama amahirwe ya kabiri mbe nicaye mu rugo. Ube wicaye mu rugo? Mm. None se wa muntu we, uyu mu diaspora natatujyana mu nkiko ko ntazi ukuntu bizagenda? Ntago azakujyana mu nkiko kuko nawe arabizi ko yakoze amakosa. Icya mbere twabanye andusha imyaka myinshi. Harya ngo yakurishaga ingahera? Icya kabiri twabanye afite abandi bagore. Ntago azatinyuka kujyana mu ngo afite n'abana mungana banduta barangije ama university. wowe mu gihe utaranayiga. Nesubiye ko yanjyanye aribwo nyirangiza ishuri. Umuryango wanjye wasuzugurika ye, umuryango wanjye wasuzugurika ukagayika bigeze aha ngaha koko cyane. Ni ikibazo. None se mwana wanjye koko, ubu rero ndimo ndakureba nkatekereza izo wakowe, ntabwo ubona ko zinera imyugariro hariya mu gikari? Kuba zita amase ku myugariro ntabwo bisobanuye yuko njye najya kwizirika ku mugabo utankunda. Ariko aragukunda. Nese niba nkunda yigeze aguhamagara akubaza impamvu ndi hano, ko naje abizi neza ko ntashye, kari nawe wampaye ariya amavarisi ngo nintahe. Ni nawe wayaguhaye? Oya, wari waragiye muri Canada, uvuye ntiwasubira mu rugo. None se ubwe bwite naciyeyo nihagera mama varisi arambwira ngo genda. Kubera iki se? Wasanga waramunaniye. Ese ubwoko bwacu ko butananirana? Ariko papa, ubu wowe kutarananiranwa na mama imyaka yose mubanye, njye ni gute wambwira ngo nananiranye kandi nta n'umwaka amaranye n'uriya mugabo? Reka rero nkubwire. Rero njye hari ibintu urimo kumva. Aha ngaha harimo ibintu bibiri. Niba utarajyanye ubwana mu rugo rw'umudiyasipora, niba utarajyanye ubwana mu rugo rw'umudiyasipora, ashobora kuba yarakunaniye. Ibintu ashobora kuba yarakunaniye cyangwa ukaba warajyanye ubwana. None se umumama we ko dusazanye twabaye iki? Ugira ngo se nuko ntabyo yihanganiye cyangwa ntabyo nihanganiye? Ariko ikibazo cy'abana no kwihangana kwanyu biragoranye. Wakabaye wariha kwaswe. Ese ubundi wakenganya abasore bose ukihangana? Ntago nabikora. None ubwo ubu ngubu ino nzu ihagaze agaciro ka miliyoni zingana, turayisubiza se ubu ngubu? Ntago muyizi. Urashaka ko dusubira Musanze? Erega ntago azaza kuburana, nta n'ikintu na kimwe azitaho. Ubwo bwite yaranyibwiriye ngo taha ujye iwanyu. Erega n'abandi bagore afite bamutesheje umutwe. Erega tegereza uzabona. Umva reka nkubwire. Kindi umva nta n'ikintu ukeneye kumva. Erega ubu urashaka ko nsubira mu gice cy'ingunguru muri kiriya cyaro cya Musanze? N'ushaka ko nsubira? Mubyeyi nakubwiye. Ubu nibyo ushaka? Mubyeyi nakubwiye ko nzagushimisha nkakora ibishoboka byose kugira ngo mbigereho, ariko byarangiye amahirwe ntabashije kuyageraho. Ahubwo ihangane unega amatwi. Urubanda rumpaye urw'amenyo koko. Narinzi ko nashingiye umudiyasipora. Rubanda rwose rwanyubahaga. Ni narageze mu mujyi wa Kigali none ngo erega amazi arashyuha ariko ntabwo wibagirwa iwabo wambeho. Kunari nakubakiye icyizere nzi yuko uri umuntu uzamesha ikuzo mu bandi bagabo. Komeza ukingirire n'ubundi nzongera muteturure. Umva reka nkubwire. Haguruka ugende. Ariko unyemereye ko oya, haguruka ugende. Aha. Ubwire mama ko mushaka ko tubiganiraho, hanyuma ababyeyi b'iyi minsi bakomeza kugenda oya, nishye kuvuga amagambo menshi. Turaza kubivuganaho na mama wawe. Ariko kuki unyirukana nkaho utanyibyariye? Oya, narakwibyariye urabizi, ariko nkeneye mama wawe kugira ngo tubiganireho tube umwanzuro humura. Mama wanjye siko namaze kumwica mu mutwe ko nta kintu ari bwumve.
humura turabiganiraho.